murakoze. Nanone turongeye turagarutse kugira ngo twongere tuganire nkuko mu kiganiro cy'ubushize nari nababwiye yuko tuzajya tuganira ku byatuma tugira amagara mazima. Twamara kuganira ku byatuma tugira amagara mazima, tukababwira n'icyo Kristo afitiye umugambi afitiye abantu be, kugira ngo ubwo azaba agarutse twese tuzibanire mu bwami bwo mu ijuru. Ndagira ngo rero mwese mwahisemo kongera kuba muri kumwe natwe muri iki kiganiro. Imana ibahumugisha. Mbere rero ko dutangira ikiganiro tugiye kuganira cy'umuryango, ndagira ngo tumanze suhuze abantu baherereye mu mpande enye z'isi, abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo bazakurikira iki kiganiro. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ibahumugisha. Mbere rero yuko dutangira ikiganiro cyacu, kadusenga Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu waremye ijuru n'isi, urakoze Mwami Imana weho washizeho umuryango, kandi umuryango mwiza ni ijuru ritoya. Ndakwinginze Mwami Imana ngo uduhe kugira umuryango utuje, uduhe kugira umuryango urimo Yesu Kristo, uduhe kugira umuryango mwiza cyane, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse tuzibonere ikamba ry'ubugingo kubwa Yesu mutanga bugingo. Amen. Muri make rero ndagira ngo dutangire tugiye kureba zimwe mu ngamba zibungabunga umuryango. Ni ukuvuga umuryango ntabwo ushobora kubaho urimo ibibazo, amakimbirane, icyo gihe bituma umuryango usenyuka. Yesu Kristo rero yashakaga ko habaho umuryango mwiza kandi muzima. Noneho rero zimwe mu ngamba zibungabunga umuryango, ingamba ya mbere cyangwa se ugomba gufata weho nk'umuryango, ingamba ya mbere ni ukuganira kenshi, byongera urukundo n'icyizere. Iyo abantu bagize umuryango baganira inshuro nyinshi, ibi bintu bijya byongera urukundo ndetse n'icyizere. Ingamba ya kabiri ni ukumva neza ko mu muryango atari mu ijuru. Ibibazo bishobora kubaho, ntabwo mu muryango hano ku isi ntabwo ari mu ijuru, ariko mu mure tuzajayo. Ibibazo bigomba kubaho, tugomba kubyumva neza ko mu muryango ibibazo bigomba kubaho. Noneho gatatu ni ugukemura ikibazo kivutse utariganisha. Niba mu muryango havutse ikibazo, tugomba gukemura ikibazo kandi hatabayeho kuriganya, tukagikemura tubwizanye ukuri, kugira ngo tugire umuryango mwiza, tugire umuryango witegura kuzaba mu ijuru igihe Yesu azaba agarutse. Icyakane ni ukugabana inshingano n'imirimo mu muryango. Abana bakaba bazi inshingano zabo kandi bakaba bagomba kumenya neza inshingano bagomba gukora. Umugore akamenya inshingano ze ndetse n'umugabo akamenya inshingano ze, kandi buri wese mu nshingano ze akazubahiriza kandi akazikora neza. Ibi bintu bizatuma umuryango wacu cyangwa se umuryango wawe uba ijuru rito. Gatandatu ni ugutunganya neza no mu bwumvikane imibonano y'abashakanye. Ni ukuvuga uko byagenda kose iki kintu hari abantu benshi batajya bagiha agaciro, ariko nagira ngo iki kintu ni kimwe mu nkingi ishobora gutuma umuryango ubaho neza kandi mu bwumvikane. Niyo mpamvu Imana yemeye ko iki kintu nacyo gihabwa agaciro mu muryango. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko iki kintu nacyo kidakwiye kwirengagizwa mu muryango, kuko nta kibazo kibamo kitabonerwa umuti babishatse. Nuko ibanezeza mwembi. Ni ukuvuga ngo iyi mibonano igomba kunezeza ab'umuryango, umugore n'umugabo neza, kandi bose bakumva bishimye. Iyo rero habayeho kuba hari umubangamira undi, icyo gihe kiba ari ikibazo. Icyo gihe niyo tukubwira tuti ugomba gushaka ubundi buryo wakifashisha, cyangwa se ukaba wagana bya bimera Imana yaremye mu butaraga bwabyo, kugira ngo usubirane ubuzima bwiza, kugira ngo gahunda y'amabanga yo mu rugo nayo ajya agenda neza. Ushobora kuvuga uti simbese ni iki gishobora gutera ibi bintu nk'abantu bafite ama infection, abafite ama infection
wajya gusohoka ukababara, wakumva umeze ute, ari igihe bakora imibonano bakumva itabashimishije. Aba bantu rero bagomba gukoresha uko bashoboye kose iyi ndwara, bagakoresha ibimera mu butaraga bwabyo kugira ngo bakire iki kintu, noneho nacyo kikaba ingenzi mu muryango. Guhora mugaragarizanya urukundo rushushe mu magambo n'ibikorwa biruta ibindi. Iki kintu nacyo kigomba gukorwa, guhora mugaragarizanya urukundo n'ibikorwa bishushe kuruta ibindi. Kuryamana kw'abubatse, iyi ngingo ndayitindaho mwihangane, kuko tugomba, niyo nkingi y'umuryango mwiza. Kuryamana kw'abashakanye, nyuma y'isesengura riturutse mu bushakashatsi bwinshi bw'abahanga batandukanye, inkingi zo ku kubitiro z'amadini nka Moses Muhammad, Luteri ndetse n'abandi bacurabwenge ba Saloni na ba Sokarate bageze ku myanzuro ko abashakanye bafite ikigero hagati y'imyaka 20 na 35 babonana inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru, inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Hagati ya 35 na 50 ni inshuro 1 cyangwa 2 mu cyumweru. Naho hejuru y'imyaka 50 bo ni inshuro nke cyane mu kwezi. Izi nshuro kandi nazo zishobora kongera kugabanwa bitewe n'ubuzima abashakanye bafite. Abagabo n'abagore bafite umwuka wo gutinya Imana nibakangukire inshingano yabo. Benshi bavuga ko ari abakristo, abantu benshi bavuga ko ari abakristo bari mu mubabare bwo kugwa mu kinya kw'imitsi yumva n'iy'ubwonko, pararize, kubera kutirinda muri urwo rwego. Benshi muri abo bafatwa nk'abantu b'ingirakamaro, bari mu myanya ikomeye, barasenga bakanarira, ariko bafite amagufwa n'umusokoro byamunzwe. Yemwe ni abapfu bahagaze, ntibazigera barenga amarembo y'umurwa wo mu ijuru kubera imibonano mpuzabitsina bagira kenshi. Bavandimwe, dukwiye kumenya urugero ibi bintu bikorwaho, dukwiye kubimenya byose neza, kuko niyo nkingi y'umuryango. Dukwiye kugira umuryango mwiza. Ye baba, nashoboraga kwiyumvisha abantu bose ko bahamagarirwa n'Imana gusegasera impagarike n'ibitekerezo byabo mu rugero rutunganye, kugira ngo bakorere umuremyi wabo mu buryo bw'intangarugero. Ni ukuvuga ngo tugomba gusigasira ubwonko bwacu, umubiri wacu, kugira ngo tuzashobore gukorera Imana mu buryo bw'intangarugero, kandi ibi bintu bizafasha buri muryango wose kubaho neza. Ababyeyi benshi kubera gushaka imibereho mu kazi, nta mwanya nabo bafite wo gukurikirana abana babo. Wagira ngo ntibazasobanura iby'iyi migisha y'abana mu rubanza. Babyeyi, bagabo, bagore, mwese babyeyi, namwe mwite ku bana banyu, mubigishe gukunda Imana, mubigishe ibigendanye n'iby'ijambo ry'Imana, mubigishe ibintu byatuma bazagera kuzabona ubwo Yesu azaba agarutse, bazaba ari abantu bafite ubwenge, ari abantu basobanutse. Bavandimwe, nagira ngo mbabwire yuko izi tumaze kuganira ni zimwe mu nkingi zagufasha mu muryango, ukagira umuryango mwiza, ukagira umuryango ushobora gutumaho ubaho kandi unezerewe. Noneho ndagira ngo mbabwire yuko wenda ushobora kuba wagize ikibazo mw'ibi bintu, cyangwa se ukaba ufite ikibazo nawe mu muryango kigendanye no kuba umuryango wawe bitameze neza. Uzahamagara kuri 0788 28 14 873 cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kugira ngo tube twagushakira bimwe mu bimera bishobora kugufasha ukagira amagara mazima, kugira ngo gahunda zose zigende neza. Narasoza, ndagira ngo dukomeze mbaganize ku kimera kimwe njya numva abantu bavuga, sinzi wenda niba ari ikimera nangwa, ariko twe tukibarira mu bimera. Ni ikimera kimwe tugiye kuganiraho, njya numva abantu bavuga ngo nitugera mu ijuru ngo tuzanywa amata ngo avanze n'ubuki ngo niyo azaba ari kwatemba. Rero ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa ubuki muri aka kanya, kuko nacyo kiri mu nkingi zimwe zishobora gutuma umuntu agira ubwenge buzima, imbaraga z'umubiri, agira amagara mazima. Ndetse iyo ufite ubwenge buzima
ushobora no gusobanukirwa inzira nziza izatuma ugera ku gakiza ka Yesu Kristo. Katuganire ku buki, turifashisha ibyanditswe byera twumve ico umunyamigani yabuvuzeho 23 mu gitabo c'imigani 24 umurongo wa 13 haranditswe ngo mwana wanjye jya urya ubuki. Uyu ni Salomo yaravuze ati mwana wanjye jya urya ubuki kuko buryoha. Buriya ubuki buraryoha, ni ikintu ciza kandi ingabo zabwo ziryohera akanwa kawe. Niko kumenya ubwenge bizamerera ubugingo bwawe neza. Ni ukuvuga ngo ubuki buzatuma ugira ubugingo bwawe bumera neza. Nububona nibwo ngororano zizaboneka kandi ibyiringiro byawe ntibizaba iby'ubusa. Amena. Ntabwo ibyiringiro byawe bizaba iby'ubusa muvandimwe. Niyo mpamvu nkubwira ngo ujye urya ubuki. Kuki Salomo yavuze ngo ujye urya ubuki? Ese ayiwanyu haba ubuki? Nawe ndagira nkubwire ngo ujye urya ubuki. Nubwo ubuki budahingwa, tumenye ko bugizwe na 90% by'ibimera, bityo tukabushira mu bimera. Iyo tubwiga Abadage babukoreshaga kuva kera cyane mu kuvura ibisebe no kubirinda kubora, na n'ubu benshi mu banyaburayi baracyabukoresha. Bukungahaye kuri vitamini nyinshi, imyunyu ngugu. Imyunyu irimo ni nka potassium, sodium, phosphore, umuringa ndetse n'ubutare. Harimo amasukari anyuranye nka sikararose. Kugeza mu kinyejana cya 17 nibwo buryo bwonyine bwakoreshwaga mu kuryohereza ibinyobwa n'ibiribwa. Ariko kuri ubu isukari y'ibisheke na beterave yarabwirukanye. Ubwo buryo bwo gusimbuza ikiribwa kizima gipfuye ni imwe mu ntandaro z'imirire zikururwa n'amajambere. Nk'urwaye diabete we nibwo yagombye gukoresha mu kigwi c'isukari. Gukora mu kuvura n'izindi ndwara nk'umutima, guta umutwe, umunaniro w'ubwonko ukabije. Bukoreshwa kandi mu gukonjesha umubiri iyo buvanzwe n'amata yatetswe agishushe, ndetse bikongerera ubwonko imbaraga. Bwunganira umurimo wo kugogora ibiryo kandi bukiza by'umwihariko indwara yo kubura ibitotsi cyane ku bakirutse vuba. Ni ingenzi cyane kugira ngo bubunganire, bubagarurire intege mu buryo bwihutirwa. Ubuki ni bwiza cyane rero bavandimwe. Muri aka kaganiro gatoya tugiranye, muri iki kiganiro gitoya tugiranye, ndagira ngo nkubwire ko igihe wabuze ibitotsi ugomba gufata ubuki ukabuvanga n'amata y'inshushu, ukayanywa, ukaryama, ugasinzira neza, ukaruhura intekerezo zawe kugira ngo uzagubwe neza muri ubu buzima. Ikindi kintu nshaka kugira ngo mbabwire, ndagira ngo buri muntu wese ushaka kugira ubuzima bwiza, buri muryango wose ugomba gushaka nibura, buri mwana, buri mugore, buri mugabo, ukarya nibura ikiko kimwe cy'ubuki ku munsi kugira ngo uzagire amagara mazima, uzagira ubwonko butekereza neza, uzagira imibereho myiza yitegura kuzasanganira Yesu Kristo. Kugira ubwonko azaba agarutse tuzamusanganire twishimye. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana mbere yuko dusoza. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze yuko wongeye kuduhugura, urakoze yuko wongeye kudusobanurira akamaro k'ubuki, urakoze yuko wongeye kutubwira ko tugomba kugira umuryango mwiza, urakoze yuko wongeye kudusobanurira ukaduha imbaraga. Nyagasani Mana, ndakwinginze kandi ndagushimira yuko wahaye ibimera imbaraga zawe zitangaje. Nyagasani, ndakwinginze mukomeze udufashe dukore uyu murimo dutangiye, udufashe turengere ikiremwa muntu, udukoreremo, maze ubwo baraza tukabaha ibimera bitangaje byawe, bakabikoresha bagakira, bakagira amagara mazima. Ubwo uzaba ugarutse twese ukazatwembera ikamba ry'ubugingo, tuzashime izina ryawe. Umana natwe Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.